yari ikigwari apfuye bugwari kuko ntago bugwari yabubonye yapfuye no kugira ngo abanze gupfa yamanje kuba ikigwari ari muzima. Rero ico navuga ni ikihe wenda tubwire nk'abakristo bafite intege nkeya yego mw'abakristo mwe muri ADPR mw'abakristo mu yandi matorero isi zarangira hari abapastori bazima nk'uko bibiri bivuga nk'uko Eliya yavuze ngo ninjye usigaye uriya kuba yapfuye ntago bivuga ngo nta kindi kandi amakuru bari baramuhagaritse. Ico nashime umuvugizi yuko umuvugizi yavuze ngo turatabara nk'uko twatabara umunyarwanda wose kandi turebe nabo banasigaje. Yego urumva bo nubwo yari ikigwara ariko baracita ku mbuto bahaye n'agaciro umurimo yakoze mbere atari yaba ikigwara. Yes, reka tubasuhuza abakunzi ba Concord TV show aho mbere hose ari mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda turabasuje cyane. Reka nshimire cyane abantu mwakanze subscribe mukadushyigikira twatukuye umuryango mugari. Nawe ugiye kubona iki kiganiro aribwo bwa mbere ukaba ugiye kuyikanda Imana y'amahoro niguhe umugisha. Twabwiye yuko tutazajya tubicisha urungu, tuzajya tubashakira abantu bakaza tukaganira kuri gahunda zitandukanye zijyanye n'iyobokamana ndetse n'isana mitima. Niyo mpamvu uyu mwanya imbere ya kamera turi kumwe na Pastor Sekazuba Jean Damascene umukozi w'Imana. Imana yasize amavuta nge ndamuzi tuziranye imyaka 5 iri gushira tuziranye kandi icyo muziho na amavuta yo witeka. Pastor ni karibu. Murakoze cyane yego twakira kuri Concord shop Concord TV show Concord TV show yego yes mwakoze Imana baho umugisha ko twakira abantu bari hano n'abakanze handi Imana ikomeze bashigikire yego baho umugisha mwinshi. Yangeso yawe yo gutangira n'isengesho witeka Imana ikomeye uri mwiza turagushimye tugushimiye ko duhaye umwanya wo kuba imbere ya Concord TV shop abana badukurikire kubaho umugisha kandi ikiganiro tujye kuganira cyubaka imitima yabo bana n'uyoboye ikiganiro nanjye umutumirwa bane nanjye kandi ibyo tuvuga byubaka imitima y'ubwoko bwawe mu izina rya Yesu Kristo amen. Pastor nari ngukumbuye pe. Murakoze cyane nanjye narimba kumbuye ndi gukurikirana stati zawe nkabona wagiye Uganda niho uburi cyane nkabona wagiye Kenya ariko hari ahantu nabonye numva biranshimishije uri kubatiza ni hehe? Ni muri Tanzania mu mujyi wa Mwanza. Yego harandi mu mujyi wa Mwanza n'abantu twabanye mu giterane cy'iminsi 8 nari mfite Tanzania. Yego ubwo bakira Yesu umwami n'umukiza muri rya jambo Yesu aravuze ngo mugire mu mahanga mubwiriza ubutumwa bazemera mu babatize. Yego bemera ko tunababatiza twabatije abantu 40. Yego nosikura nabonaga mu kubatiza muri 2. Hariya twari turimo nyine turi 2. Urabona iriya ni vantage yo kuvuga ngo hagize utera amahane ni za umwe yafasha undi. Uriya niwe mushumba mukuru wari wantumiye. Hari n'ikindi nabonye wavugaga mu kinyarwanda agahita asemura mu Kiswahili. Bari gusemura kuko ntago bumvaga ikinyarwanda. Yego ubyakira ute rwose kujya kubatiza no mu mahanga? Ni byiza kuko nibijambo rivuga ngo mugende mu mahanga ukabona bageze mu mahanga ni by'agaciro gakomeye. Kubona ugeze mu mahanga ukabona abantu bakizwa bakanemera ko ugaruka ubabatije bakishimira uburyo bwe bakubonyemo n'inyigisho ze bakavuga ati dushingiye ku mavuta twakubonyemo natubatize. Urumva na agaciro ndetse na bishop nyiri turakavuga ati naco batiza abantu ingope. Urumva nabyo ni by'agaciro gakomeye Imana iba yatanze cyane. Ikindi kiriya gitane twagize umugisha ukomeye kuko ni igiterane nishuriwe radio iminsi 4. Yego nabaye kuri radio nabwirije abantu benshi bakurikiye radio benshi mbese byabaye umusaruro ukomeye mwakira giterane ko abandi bumvaga radio bakaza kubana natwe mu giterane. Yego ikindi ni indwara Imana yagikiriza hariya by'umwihariko hari umucecuru mwabonye stati yanjye dufashe ibikandara bino bazirika abantu bavunitse amagufa. Yego yaramaze imyaka myinshi yaravuye mu Buhinde baramuzirikiye za mikanda zifata umuntu wangiritse gufa ry'umugongo n'amaguru bazaga bamufasha ariko mu ico giterane Imana yakoze bitangaza. Ndimo nsengera abantu ku munsi wa 2. Yego hari ni mugoroba saa 12 za Tanzania saa 11 za hano. Ndimo nsengera abantu no sinzi ko nabwiye ngo nibasimbuke asimbutse wa mukandara zivamo. Yego tubona umucecuru yirutse mu rusengero abamuzanye bavuza induru kugeza na no ndinze navo mu minsi 10 maze Tanzania. Umucecuru abyina mu rusengero bijya bikandara twabibitse muri office ya bishop
urumva ico ni gitangaza. Abashimye Imana bakize pressure, abakize amadiyabete, abantu bava twasengeye ku maradoni benshi. Imana yakoze ibitangaza, bikiza imitima, ikiza amapuresha, barahamagara. By'umwihariko n'igitangaza cabaye, hari umupasiteri w'umumama wari waje aho ngaho, yaje mw'ico giterane. Ni inshuti yo mu bishop, yararwaye umutima umaranye imyaka 4. Uwo munsi Imana yakoze igitangaza, kira umutima, imukiza umutima. Urumva ni ibintu Imana yagiye nkoresha hariya. None ibyo bitangaza byagiye bihamagara n'abantu bakure. Urabiza ahantu habere bitangaza, amakuru agenda abwirana, kugira naho bishop yavuze atubaye hano kwezi nabandi gutera n'amatente inyuma y'urusengero. Nanjye haba hafi mba naranyarutse nk'iyizi. Urumva twagira ibihe byiza Tanzania, n'ubu na amateka akomeye. Twagira ibihe byiza muri Kenya, hariya kwa Bishop Mangreti, uramwibuka wa wundi waje ndi kwimika igihe nimikirwaga ubushumba. Nari mparuzi ko ntahatangwa. Uriya mu mama amaje kwaguka, nawe tubishimira Imana. Ni umuntu twatangiranye umurimo, namufashe umurimo muri Nairobi 2018, ariko ubu ageze mu rwego amaje kugira insengero ebyiri mu mujyi wa Nairobi. Urumva rero ni gitangaza, nabyo nabishimira Imana. Ko umuntu mwarahekanye wagaruka wagira mu gihugu asanga yarakuze, yageze mu yindi level. Ngewe iyo mbonye abakozi b'Imana bagenzi banjye barasubijwe, ngira ibyishimo cyane mu mutima wanjye. Naranezerewe rero ku bwa Bishop, ntashari naragirukanye. Ntago ndi umwuzukuru wa Gahini, njewe ndi umwuzukuru wa Beri cyane rwose. Yego. Ibitangaza bikomeye. Uvuyeyo ntakuruka n'undi nagukurikiranye, wagiye Rubavu. Narindi iwanyu Rubavu. Niyo narindi, kandi twagize ibihe byiza, tuboneyeho no kubasuhuza, baradukurikiye. Abantu batwakirira mugubwe neza. Kuko David yarambwiye ngo mujyanye Rubavu mu Rugerero. Amaze nise ni hehe? Mbobwa baranyandikiye ngo nahitwa Ngwirama, ngo ku mupasiteri witwa Anastase ahari. Ntabwo ndahaterana, ndamaze no sesi hafi ya college. Ambwa ngo yego. Hari abantu bampaye ubuhamya bwaho, mfite abantu bajya bahasengera tuziranye. Aho hantu naho hari amavuta, hari abakozi b'Imana. Ni urusengero rw'urusirimu, usanga ruparitse imodoka nyinshi, abantu bo baranasobanutse. Ni byiza cyane. Naho twagize ibihe byiza, twavuze ubutumwa ku cyumweru, twagiranye ibihe byiza. Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Yego. Nkahita nkubaza, uvuye Kampala niho uri gukorera. Ese uva Kampala ujya Nairobi wahise ugendera ko cyabanje waza iki? Oya, nakomereje ko. Nagurutse Kampala nerekera Nairobi. Yego. Uva Nairobi ujya Mwanza. Nairobi namaze y'iminsi 10. Namaze iminsi 8. Mva Nairobi ndakomeza Mwanza, Tanzania. Mva Mwanza ndaza no mu Rwanda. Yego, none mvuye mu Rwanda ngiye Kampala. No mu Rwanda naho nta nubwo naruhutse ngo be hamwe n'umuryango. N'ubundi uvuye Burego hisuma nukugiye Rubavu Rugerero. Pastor ntago uzicwa n'umunaniro. Urumva nageze nta kwa 3. Ngera mu rugo ndaryama. Yego. Kuwa 4 niho navango nararuhutse. Kuwa 5 David yaranyatatse ikiganiro. Tanga ikiganiro cyo no kuwa 5 ndaryama. No kuwa 6 ubwo niho naryamye. Yego. Ku cyumweru njyare hehe mu Rugerero. Ubu hari abandi bari kumpamagara ngira ngo baze bampamagara muri kumva. Bibyumba bagukeneye cyane rwose. Rero muvandimwe Konkorode, igihe Imana iguhayaga uragakoresha. Yego. Igihe Imana iguhayaga dufite benshi bari gukena akagaye batagafite. Kuba wakabonye rosa ubuhanga barusha. Yego. Ko wakabonye wikwirata mwako gaye. Ubwo shiramo imbaraga zavuye ngo Mana ndagushimira akagaye. Niba ndi gutumirwa buri munsi nka Tanzania, navuye bampangiye igiterane cy'iminsi 21 kizaba mu kwa mbere ku rusengero rumwe, amasengesho iminsi 21. Aho hantu Imana akoreye ibitangaza. Navuyeyo Bishop ahise agipanga, baranagitangaza. Rero bishaka kuvuga iki? Niba Imana iguhaye akagaye ko kumva abantu bagutumira. Yego. Mozambique bari kumpamagara, Zambia bari kumpamagara, Zimbabwe bari kumpamagara. Niba Imana iguhaye akogahe kabyaza umusaruro, kuko hari abantu baryamye babuze aho bavugira. Yego. Babuze nubaha kubwiriza mu cumba c'amasengesho. Rero niyo mpamvu nakwirata icyambere cyo umubiri wanjye turaziranye. Yego. Iyo unaniwe ndabimenya ngira pause. Ikibi no kugira ngo ntumenye umubiri wawe. Iyo utamenye umubiri wawe uko witwara wakwangirika. Yego. Ariko niba umubiri wanjye utaraneshejwe ndari joro nkuri birayi by'abandi
niba utaraneshejwe n'ibi nkoko z'abandi niba utaraneshejwe umubiri wanjye utarananijwe no kurara mu kabari ndi kunywa ndi kubyina bakankoroperaho amazi nibye ndagiye mu kabari nzindutse nta mafaranga nkoze ku mufuka nsanze ntago arimo ndongeye mfashe urugendo ngiye kwiba sinanirwe ngo mfire ndapfa namamaza Yesu oya kandi niyo napfa no ese nta bantu ubona bangiye kuvuga ngo bano basirikare bacu tubona buri munsi bahagaze nta buzima bafite buriya umubiri wawe impano wawe umenyeje nuko niyo mpamvu ubona umusirikare ku manywa na nijoro ahagaze kandi waje gupima ubuzima ugasanga afite ubuzima bwuzuye kurusha n'udahagarara nkawe ariko nubwo wapfa uri no kubwiriza kubera umunaniro n'urugero kamera nk'uko Gogo nawe yapfuye agwa mu murimo w'Imana iba kontroli uri kontrol kavuga ati kanduhuke kuko niturara dukora nijoro yego none se hari umwarimu wari wabwira delegiteri ngo ndaruhuka ndaryama munsi ntago ndaza kuvugana n'abanyeshuri oya akora ku manywa ubwo nijoro akamenya ukuntu yaruhuka ku manywa arakora akaruhuka none basigaye bagira bate basigaye batangira amasomo kare hari umuganga ari wabwira titirere ngo titirere ntago ndaza ngo uyu munsi ngo nagize rero mu buzima bwanjye uyu Yesu uyu mwami wanjye wankoreye ibyo abantu bari baranze kunkorera uyu mwami wanjye wamvanyeho abantu bari bazi ko ntava uyu mwami wanjye wandinze nkwiye gupfa sinapfa uyu mwami wanjye wampaye agaciro abantu batabonaga aka kanya ngangare ngo nambaye agakoti ngo sheri ngo reka ngo nduhuke navuye muri gereza ngeze hanze imisozi yose yo mu iki gihugu nta misozi nturiye ndi gusaba Imana ngo ngaburire none amasaha yampaye ubushobozi bwo kuba nagura agafuka k'umuceri ngo nkeneye kuruhuka nanjye wanguriye capati nari nyikumbuye itariki capati nzakiguha kuri inshuti yanjye se ubwo buretse kuvuvuze capati kuri kamera Imana ninjye neza ndakugura niko kuzayivuga no kuri kamera umva nukuri capati ntabwo nabura kuyivuga urumva rero bishaka kuvuga iki ikindi cya kabiri iyo ubikora ukabona bibongamiye umuryango yego aho wananirwa ariko nubona umugore kugutsindika genda ukabona ubwo ni ufite courage ico gihe burya nta rwitwazo wo hari igihe umugore aba atabishaka yego bikaba byatuma ivuga butumwa buri ibintu byose uwo mwashakanye atabyishimiye ntari byiza ariko mu gihe umugore wanje avuga ati iyo yagukuye ni habi nakuka nabwe n'abantu banje ngo n'umurambo wanje muri serekeye uzatera haleluya n'umurambo wanje abazawuterwa nubwo nzaba nagagaye bazumva amajwi muri serekeye uzabapfuza abasizi bazayumva kuko mu gupfa kwanjye wenda njye nawe sinzi uzarama ariko umunsi nzapfa nzaba napfuye no mu rupfu rwanjye bitangaza bizakoreka haleluya ibyo ni ibintu niyizeye kandi ndizera nsoma niba amagufa ya Elisa yarakoze bitangaza akazuru wapfuye no ku rupfu rwanjye uzaza kumperekeza kumpambanwa arwaye ntazasubira nayo uburwayi apfa ko yaje guherekeza umuntu umukozi w'Imana gusa pastor akana avuze ati nubwo napfa nzize umurimo w'Imana yego ukaba wananirwa ukajya kubwiriza wamakubwiriza wananiwe ukaryama ukagendera yes nta gihombo cyaba kirimo ibyo bituma nibuka inkuru nabonye iri kuzenguruka ku mbuga nkoranyambaga z'umupasiteri niho ndamwita mugenzi wawe bitewe ko nawe witwa pasiteri ubwo ni mugenzi wawe nta kibazo nta kibazo ubwo ni inkuru umupasiteri mugenzi wawe basanze yapfuye yagiye gusambana waguye ku nda yasinzi niba iyo nkuru nawe wayumvise nayumvise nanakurikiye ikinyamakuru gakeya cyo kwikaze TV Rwanda yego kiri kuvugwa na Korode anahamagara n'umuvugizi uravuze ati ni mugenzi we ni pasiteri kuko rirazina rya pastori ryo rirangira ruko upfuye yego niyo baguhagarika kanshuro jana abantu bakomeza kuguhamagara pastori ni ikintu kidahanagurika ubundi rero ni mugenzi wanjye wapfuye icyambabaje ko yapfuye nabi tukurikije nkuko twavugaga yapfuye nabi gupfura mu byaha
warakoreye Imana, warahagaze imbere y'abantu ukabayobora, kandi naje kumva asanga yaragize na titiri ikomeye. Yigeze guhagararira ADPR mu karere kose, ariwe muyobozi w'akarere. Urumva nta nubwo ari yiyohereje ngo pe, nubwo bashobora kuba inzego z'akarere bari barazikuyeho, iyo ab'inyangamugayo ntabwo yagapfe nka kuriya. Ariko ikintu aje kumena bari baranamuhagaritse, yego, kuko ikintu ukuntu wapfe nabi ngo basanze no naho mu nzu yagwemo harimo amavide y'inzoga. Urumva Concorde, burya Imana iradukunda nubwo dukora ibyaha. Imana ikwica nkuriya warayirambiye, Imana ikwica nkuriya yarakwinginze ukanga. Mbonero no kubwira abantu badukurikiye, uriya niko yapfuye, nkuko tujya kumva tukumva umuyobozi runaka bamufashe nawe yapfuye yakoze amashano. Tujya tubyumva yuko bigira muri social media, wenda abantu bakabifatamo byinshi, ariko aho ni Satani ushaka kugira ngo yiyerekane. Ariko kuburiya yagiye ntibikuyeho ko abapasiteri tudafite abapasiteri bazima. Bamwe nayakomba ngo muri ADPR, ngo ADPR ni umuryango wagize ikigwari. Ikigwari gipfa gikora ibyaha, ariko nivuga ngo umuryango wa ADPR, itora ADPR, abapastori bose ni ibigwari. Hari inyangamugayo, kandi birivuga neza ngo tuzamenyera ku mbuto zabo. Rero abantu muhindura ururimi. Uretse no kuba ari pastori, dufite n'abatari abapastori b'abagabo badakora biriya byaha, kandi atari n'abarokore. Yemwe turafite n'abirirwa mu akaba akunda icupa, ari akaba ataca umugore w'inyuma. Ibyo birahari. Atitaye kari pasiteri, atitaye kari umurokore. Rero kuburiya kira ni ikigwari, nta muryango uburi ikigwari. Yari ikigwari apfuye bugwari, kuko ntago bugwari yabubonye yapfuye. No kugira ngo abanze gupfa yamanje kubiki ikigwari ari muzima. Rero ico navuga ni iki, wenda tubwire nk'abakristo bafite intege nkeya. Yego, mw'abakristo mwe muri ADPR, mw'abakristo mu yandi matorero, isi zarangira hari abapastori bazima nk'uko Bibiri bivuga, nk'uko Eliya yavuze ngo ninjye usigaye. Uriya kuba yapfuye ntago bivuga ngo nta kindi, kandi amakuru bari baramuhagaritse. Ico nashime muvugizi, yuko umuvugizi avuze ngo turatabara nk'uko twatabara umunyarwanda wose, kandi turebe nabo banasigaje. Yego, urumva bo nubwo yari ikigwara, ariko baracita ku mbuto, bahaye n'agaciro umurimo yakoze mbere atari yaba ikigwara. Urumva iryo torero ryahaye agaciro umurimo yakoze kera atari yaba ikigwara. Umuvugizi namukurikiye aravuga ngo turaherekeza, turaza gushingura, turamushingwa, kandi tukurikire no ku muryango asize, kuko abantu bose baje ku rugamba siko barurangiza. Yego, hari ababera ibigwari mu ku rugamba bakananirwa, hari n'abakomeza bakazambika imidari yishimwe kari intwari. Yego, rero mu ishusho media, mu murimo w'Imana, hari abapastori Imana ireba ikishimika ikanezerwa. Hari ababishop, hari abapotere Imana ireba ikanezerwa, hari abahanuzi Imana ireba ikanezerwa, hari n'abireba ikabihirwa. Kandi ntariwe gusa, ari n'abandi rinabera isomo n'abasigaye bari gukora ibyo byaha bwihishwa. Yego, nenze ko ndakubaza inama wagira abapasiteri, kuko abakristo bamaze kuzibagira yuko abapasiteri bose atari bamwe, nkuko Eliya yavuze ngo ni usigaye wenyine, ariko Imana ikavuga ngo hari ibihumbi bibiri byapfukamira Bayali. Umurimo w'Imana urakomeje. Kuba yapfuye muri ADPR, guhesha umugisha birimo ijambo, ririmo ubuhanuzi buri kumanuka. Yego, abihana bari kwihana. Rero ahubwo turebe babandi bameze nkawe, batari bapfa, bari gukora nk'ibyo yakoraga. Yego, aba nibo bari aba nibo tugiye kubwira. Aba babikora bameze nkawe, bihisha nyine. Abo bihisha babonye insengero zimwe zifunze, bahita bahindura imivuno, abandi bakora ibindi. Murebe, ubundi yari inyigisho kuvuga ngo uyu muntu kapfuye, kanze mabwire ntabwo yagiye kwinda zingarapfa. Ntabwo yagiye kwiyindaya zingarapfa. Abantu banyumve neza. Yego, kandi si rimwe yaragiye yose kabiri. Ibi byari byaramenyerewe, ariko igihe kiragira Imana imukubita igihana arapfa. Iyi rero inyigisho ngenda zibwira ababikora.
birivuga neza ngo kuko umuntu wese aziturwa ibikwiranye n'ibyo yakoze. Abaroma 2:6 kuko umuntu wese aziturwa ibikwiranye n'ibyo yagize ati yakoze. Uyu ni icyaha cye, ntari icyaha cya ADEPR, ntari icyaha cy'abapastori bo muri ADEPR, nta nubwo ari icyaha cy'abapastori bo mu Rwanda bose, ni icyaha cye yazize. Umurongo wa 4 kuvuga ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza batagira bate badacogora, abo ngabo Imana izabitura ubugingo buhoraho. Ibihembo nibiri hari ukurimbuka n'ubugingo. Rero ico nagira inama, haruze ngo ngira inama, ni ukugira inama bari kubikora bameze nkawe, abari mu izo ngeso nkize, kwabwira ngo nawe je izakwanika, nawe je izakugaragaza. Pastor nabikubaje nyine nkuko nzi ko nawe uri pastor nyine ukari mugenzi wawe, nganyihanganira undi kuganira nawe mba numva twakomeza. Ariko nanone sinzi niba ari Bibiliya ivuga ngo hacyawe abica gahunda, niba Bibiliya irabivuga, irabyemeye. Yego, abica gahunda bacawe. nanjye nkwikije gahunda ufite, ntabwo nakomeza kuryongora ngo nkubaze byinshi kuko ubumenyi nkuziho mfite n'ibindi nakubaza. Ariko nkwikije urugendo ugiye kugenda, umuntu ugiye kujya Kampala, n'ahandi ugiye kubanza avuga n'ijambo ry'Imana, nge ndikumva nakureka. Urakoze n'ubundi uri inshuti yanjye, igihe nguhamagaye kandi n'aba bantu bo kuri Konkorere TV barankunda, nabo barabyemeye, baravuze bati ntaco nta kibazo. Ahubwo icyo tugiye gukora, tugiye gutanga nimero kuri Baho Ministry, mujya musenga buri saa 9 niba ntibeshye, saa 9 za mu gitondo zo mu Rwanda. Yego, zo kuwa gatanu. Aha na saa 11 zo ku Cyumweru zo mu Rwanda za mu gitondo. Noneho na saa 1 zo kuwa kabiri nimugoroba kugeza saa 3 haba hari igicaniro caka, haba hari ubuhanuzi, haba hari ijambo, haba aho gusengera abarwayi, haba aho kuza kwihana ibyaha, byose babihari. Ndetse nushaka kwiyabonesha kwinjira mu muryango arahari. N'igikorwa cy'urukundo bazi ko dukora igikorwa cy'urukundo. None iyo turi gusoza umwaka bazi ko dusura abantu batishoboye, abari nko mu bitaro batarya ubunane, abo bantu turabasura kugira ngo ntangire kubateguza kare mu yabike kare, none muzayatange kugira ngo tuzane ko dusura abantu. Niyo mpamvu dusoza tugiye gutanga nimero yawe ukoresha kuri WhatsApp, urya gukenera yakwandikira, none ukaba wamuha link yo kwinjiraho kuri Zoom saa 9 igihe cyo gusenga. Nukeneye kungira inama cyangwa n'ikindi gitekerezo ashaka kumva. Yego, yes. Nimero ya Pastor Sekazuba Jean Damascene ni 0784 55 03 17. Hari umubare nibeshyemo? Oya, ongera usubiremo ngo wumve neza. Niyo yo kuri WhatsApp 0784 55 03 17. Ukamwandikira kuri WhatsApp kuko nubundi abari Uganda, uri hano mu Rwanda ntiwabona uko umuhamagara, ariko abaga n'igihe uhamagaye bikemera. Ariko WhatsApp niyo nziza cyane, ugango ube wamusharinga link, yinjiremo mu gihe cyo gusenga kigeze. Nubundi reka dusoze n'isengesho. Uwiteka Mana ikomeye wabanye natwe, tubabarire ibyo twaba twavuze bidakwiriye, kandi uhagacira ibyo twavuze bikwiriye. Wakoze Mwami Yesu. Hari abadukurikiye barwaye, reka urambure ikiganza bakire. Hari abadukurikiye afite ibibazo byanze gukemuka, reka ubageraho bikemuke. Dusengeye umuryango wasigaye, uyu wapfuye, urinda abana asize, urinda umugore asize yari yaciye inyuma, kandi itorero ryawe ukomeze urihagarareho, ntawe uzarishobora. Urakoze, komeza urinde iki kinyamakuru turiho Konkorere TV Shop, komeze abanyamuryango bamaze gukora subscribe ubaho umugisha. Ngaho nshigikira mu rugendo ngiye kugenda, ubane nanjye kandi komeza amamaza ubwami bwawe Mwami. Naho isi yahinduka nta kizakura icyubahiro cyawe. Uri Imana ishoboye, uri Imana ivuga bikaba. Ngaho umuntu wese unyumva ufite ikibazo canze gukemuka ugikemure Mwami. Abarwayi ubakize, urambura ukuboko kwawe, imbaraga zawe ziganze. Dusengeye igihugu cyacu cy'u Rwanda, dusengeye abayobozi b'igihugu, uhere kuri Perezida Repubulika wacu waduhaye Paul Kagame, dusengeye abaminisitiri ndetse n'abasena n'abasenateri, dusengeye abadepite, dusengeye abagavani bayobora intara, dusengeye ba meyazi b'uturere, dusengeye bagitifu b'imirenge n'abayobora utugari n'abamukuru w'imidugudu n'abamutwara sibo. Hose turabakweretse, ntabwo nakwibagirwa bamwe barara bahagaze ku bwacu, ingabo na polisi. Mwami ndabasengeye, komeza ubaho ubushobozi,
mwami bwo kucungira igihugu umutekano, abari mu gihugu cy'u Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, abo bose ndabakweretse kugira ngo bagirirwe neza nawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen.